You will conceive and give birth to a son, and you will call his name Jesus. Iyi ni filime yewe rutonde muri filime zaribwe cyane kuri isi ya rurema, ndetse ikanahindura imico n'imyitwarire ya benshi mu bice bitandukanye by'isi. Ndetse iyi filime kandi ikaba yaranabaye inzira nziza yo kwamamaza iyobokamana mu bantu. Follow me. Biturutse ku nkuru y'umugabo witwa Yesu cyangwa Yezu ivugwa muri iyi filime. Who do you say I am? You are God's Messiah. Umwaka w'1979 nibwo umuryango umwe ushingiye ku iyobokamana batangiye igitekerezo cyo kuba bafata imwe mu nkuru yari izwi cyane mu iyobokamana bakayikoramo filime. Icyo gihe iyo projet bayise Jesus Film Project. I understand that many have already hailed him as king. Nyuma y'inozwa ry'igitekerezo cy'iyo filime nibwo hatangiye gahunda yo gushakisha abakinnyi bazakina muri iyo filime, ibizwi nka casting. Mu gutoranya abakinnyi bazagaragara muri iyo filime, ku ikubitiro habonetse abakinnyi 900 bose bari abahanga cyane muri icyo gihe. Is it with a kiss that you betray the Son of Man? Gusa birangira muri abo 900 bahisemo Brian Deacon nyuma yo gusuzuma neza ubumenyi bwe yari afite mu gukina amafilime muri icyo gihe. Iki gikorwa kandi cyo guhitamo umukinnyi uzagaragara muri iyi filime cyari gihagarariwe na producer wayo ariwe John Herman. Brian Deacon, umukinnyi wa filime w'umwongereza wamenyekanye bihambaye cyane bikarenga kuba gusa mu ruhando rwa filime, ahubwo bikagera no mu mico y'abatari bake kuri isi ya rurema, aho umubare munini w'abatuye isi kuri uyu munsi wa none bafata isura y'uyu mugabo Brian Deacon nk'umwami ndetse n'umukiza wabo biturutse kuri iyi filime, aho hari n'abadatinya kumuramya cyangwa kwikanga bihambaye nk'ababonekewe igihe babonye uyu mugabo bamwitiranya na Yesu Kristo uvugwa mu nkuru y'iyi filime. Biturutse kuri iyi filime, uyu mugabo Brian Deacon isura yaragiye amenyekana cyane, ndetse amafoto ye amanikwa ku nkuta magana n'amagana y'abizera inkuru ya Yesu Kristo. Gusa kugira ngo ibi byumve neza, reka tugaruke inyuma gatoya ubwo hakorwaga igikorwa cyo gushaka umukinnyi w'umuhanga uzifashishwa muri iyi filime Jesus Film Project. Nkuko tubimenyereye mu ikorwa ryo gushakisha abakinnyi bazagaragara muri filime, icyo benshi bita casting, hari ibyo umukinnyi aba agomba kuba yujuje kugira ngo abashe gukina muri filime runaka. Muri iyi filime rero ibyo byose nabyo babigendeyeho bitewe na karite y'umuntu bashakaga. Ubyumve neza, ntabwo uyu mugabo bamuhisemo kuko yasaga nka Yesu cyangwa Yezu nyirizina uvugwa muri iyi nkuru y'amateka ya Yesu Kristo, ahubwo bamuhisemo kuko yari umukinnyi w'umuhanga muri filime. Ibi yabikoze ari akazi gasanzwe nk'uko yanabikoze no mu yandi mafilime yagiye akurikiraho, ndetse nk'uko Brian ubwe ku giti cye yagiye abyitangariza. Yavuze ko nubwo abantu benshi bagiye bakoresha ishusho ye nk'aho ari we Yesu Kristo, we ubwe iyi nkuru yakinnye muri iyi filime yivugiye ko atayemera namba. Yavuze ko atemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Uyu mugabo w'umwongereza Brian Deacon wabonye izuba mu mwaka w'1949 kuri ufite imyaka 72, kandi avuga ko nubwo amaze gusaza atabura abagikomeza kumwibeshyaho ndetse bakikanga cyane bamubonye bakeka ko babonekewe. Ikindi wamumenyaho kandi ni uko uyu mugabo usibye iyi filime ya Yesu yakinnye, yagiye akina no mu zindi filime nyinshi zirenga 30. Aha twavuga nka Rip in the Dark yakinnye mu mwaka w'1980, hakaza Nairo's Version yakinnye mu mwaka w'1983, The First Party of King Henry VI yakinnye mu mwaka w'1983, The Second Party of Henry VI nayo yakinnye muri uwo mwaka, The Third Party of Henry VI yakinnye muri uwo mwaka, Richard III yakinnye mu mwaka
na 1983 Separate Tables yakinnye muri uwo mwaka nanone Hammer House of Mystery and Suspense yakinnye mu mwaka wa 1984 ndetse n'izindi zagiye zikomeza gukurikizaho kugeza kuri The Projectionist yakinnye mu 2012. Iyi akaba ari nayo filime ya nyuma aheruka kugaragaramo. Sinasoza nakubwiye ko kandi Brian Deacon benshi bakunze kwitiranya na Yesu cyangwa Yezu biturutse ku kuba ari we wakinnye muri iyi filime ari main actor. Yashakanye n'abagore babiri ndetse kuri abo babiri umwe bakaba baranabyaranye umwana we w'umukobwa ari we Lala Parker Deacon. Mwakoze kubana natwe, ntuzacikwe n'ibiganiro byacu bikurikira.